Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Aristarike Muganga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye no kwikinisha. Ingaruka zizwi neza zo kwikinisha n'ubushakashatsi bwagaragaje ni ingaruka rwose nk'eshanu. Icya mbere ni uko kwikinisha bishobora gutuma wikomeretsa. Abenshi mu bikinisha bakoresha wenda isabune, bakoresha abenshi nyine bakoresha amavuta asanzwe, mbese akenshi bikinisha nta kindi kintu bashyizeho cya lubrifiant gituma hanyerera. Ibyo rero bigatuma bikomeretsa kandi bikica n'amaterminaison nerveuse yo ku gitsina cyabo, ku buryo sensibilité y'igitsina igabanuka. Noneho ubutaha mu gihe cy'imibonano umuntu ntabasha kumva neza ya mibonano nk'uko byari kugenda mbere y'uko yikinisha. Ikindi rero cya kabiri gikomeye ni ukwicira urubanza. Abantu benshi bikinisha bagira ka kantu ko kumva wisuzuguye, ko kumva uhora wibaza kuki umubiri undusha imbaraga, ubundi kuki ntegekwa n'umubiri, mbese kumva utabasha kwiyobora bikagutera guhora wumva wisuzuguye, wumva ntacyo uri cyo, mbese wumva wiyanze. Ibyo nabyo bikwicira ubuzima kandi bikakwicira gahunda nyinshi, kandi no mu buzima bisanzwe bigatuma wumva utari à la hauteur, bigatuma wumva utari proud yawe. Ibyo rero nabyo ni ingaruka yo kwikinisha, na cyane cyane ko abenshi baba babikora bari mu madini atabyemera, cyangwa se ari abakristo basomye Bibiliya kandi bazi yuko wenda hari ukuntu Bibiliya ishobora kubiciraho iteka. Noneho icyo kintu cyo kumva yuko afite kwicira urubanza bigatuma bisa naho bihinduye ubuzima bwe. Izindi ngaruka bamwe baravuga ngo bishobora gutera kanseri ya prostate, ariko ibyo byo ntekereza ko nta bushakashatsi bufatika burabigaragaza, ahubwo bamwe bavuga yuko kwejakira kenshi bishobora gutuma ahubwo wirinda kanseri ya prostate, mu gihe ubundi bushakashatsi bwo buvuga ko kwikinisha ubwabyo bishobora gutera kanseri. Ibi byo nta mwanzuro urafatwa. Nk'uko twabibonye rero, ingaruka ikomeye kurusha izindi ni addiction cyangwa se dependance. Kuba addicted cyangwa se kubatwa no kwikinisha nicyo kintu dusanga mu bantu benshi cyane bikinisha kandi bikabatera ibibazo bikomeye. Ni nayo ndwara umuntu ashobora kujya kwivuza kwa muganga bakaguha imiti bitewe n'uko wikinisha. Umuntu wabaswe no kwikinisha umubwirwa n'iki? Umuntu wabaswe no kwikinisha ni wa muntu ushobora gusiba akazi cyangwa se ibindi bikorwa bimufitiye akamaro kubera gusa ko yumva akeneye kwikinisha. Ni wa muntu ushobora gutekereza ngo sindi buve hano ngo njye mu mujyi kuko nshaka ko hagati aho ndi bube nikinishije. Ni wa muntu ushobora kumva ari mu bandi bari mu kiganiro nta kindi kibazo gihari, akavamo akagenda akibeta ahantu akabanza akikinisha akabona akagaruka. Ni wa muntu udashobora gushaka umuntu ngo bakundane cyangwa se ngo bakorane imibonano kubera yuko yamaze kumenyera ko ibibazo bye abyikemurira. Ni wa muntu usimbuza kwikinisha akabisimbuza ubushuti yakabaye agirana n'abandi cyangwa se n'abantu b'igitsina gore cyangwa se n'abandi muri rusange. Umuntu wabaswe no kwikinisha abarwaye bikomeye ku buryo akeneye kwivuza. Ariko umuntu wese wikinisha, ngewe sintekereza ko akeneye imiti, ndetse no kwa muganga nta yindi miti ubundi baba bagomba guha umuntu ngo ni ukubera yuko yikinisha wenda inshuro imwe mu cyumweru cyangwa se ko yigeze kwikinisha inshuro imwe cyangwa ebyiri. Ku rundi ruhande, ubushakashatsi bugaragaza bimwe mu byiza bishobora guturuka mu kwikinisha, kuko nta kintu kiba kibi 100% tubyemeranyaho. Rero icya mbere ni uko bishobora kugabanya stress, kuko ya misemburo twabonye isohoka igihe umuntu amaze kwikinisha ni nk'imwe isohoka igihe umuntu amaze gukora imibonano mpuzabitsina, bigabanya stress mu mubiri. Icya kabiri, biririzinga tension. Umuntu yumva ahangayitse, yumva mu mutwe bitameze neza, iyo amaze kwikinisha kenshi aratuza. Ikindi, hari aho bishobora kongera gusinzira. Nanone ya misemburo isohoka mu gihe cyo kwikinisha ari nayo isohoka mu gihe cy'imibonano, abenshi iyo barangije kubikora bumva ibitotsi bije. Hari ababikora baryamye babuze ibitotsi bikaza bikamufasha kuruhuka. Hari nanone nubwo abantu benshi bavuze ko ngo bitera kwibagirwa, ahubwo ubushakashatsi bwo bugaragaza ko bishobora kuba ahubwo bibustinga
concentration, bigatuma umuntu agira mudu ye izamuka. Niba umuntu yari yihebye afite agahinda yumva yashobewe, hari igihe bituma mudu izamuka. Abadamu bamwe bavuga yuko mu gihe cy'imihango bishobora gutuma imihango itakurya cyane. Ibyo nibyo ubushakashatsi bwagaragaje, si byo bivuze, ntabwo mbizi. Ikindi n'ubusanzwe kwikinisha bishobora kugabanya ububabare busanzwe. Umuntu ababara umutwe, ababara mu ngingo, amavunane bishobora kugabanuka. Ariko ikindi kiyongereyeho nuko ubushakashatsi bwagaragaje ko kwikinisha ahubwo bishobora gutuma umuntu akora imibonano neza kurushaho. Nkuko twabibonye, umuntu urangiza vuba ashobora kwiga kutarangiza vuba abinyujije mu myitozo yo kwikinisha, yajya kurangiza akaba bihagaritse. Ibyo bishobora gutuma imibonano igenda neza kurushaho kubera kugira experience yabyo. Ikindi nanone ariko ku bantu babandi bakora ituru ya mbere bagahita barangiza, akenshi iyo yikinishije akarangiza hanyuma hagacamo nk'isaha imwe cyangwa 2 akaba ari bwakora imibonano, akenshi bavuga ko imibonano ishobora kugenda neza kurusha uko yari kugenda yaba atikinishije. Ntabwo nshishikariza abantu kwikinisha, ariko nanone imbwa tujye tuyivuga mu mazina yayo. Ntabwo nanone dukwiriye kubeshya abantu ngo tubabwire ngo ibibi by'iki ni ibi ngibi kandi atari byo, ngo ibyiza ni ibi kandi atari byo. Tugomba kuvuga ikintu uko kiri, noneho abantu bo ubwabo ni abantu bakuru bakihitiramo kugikora cyangwa kutagikora, ariko bazi neza icyo bakora icyo ari cyo. Hari abantu benshi rero baza kundeba bavuga yuko bafite ikibazo cyo kurangiza vuba cyangwa se kudakora imibonano neza, kutagira ubushake bw'imibonano, bakambwira ko bigeze kwikinisha igihe kinini akaba ari byo bibitera. Reka noneho ngire icyo mbabwira muri kino kiganiro. Icya mbere gishobora kuba gituma abantu bikinishije cyane bagira ibibazo mu bijyanye n'imibonano, cya mbere nuko ni kwa kwisuzugura. Imibonano ni igikorwa gikorwa mu mutwe, ni igikorwa gikorwa 90% n'ubwonko. Iyo muri wowe udafite confidence ihagije yo gukora imibonano ngo bigende neza, n'ubundi ntabwo bigenda neza. Abenshi rero mu bikinishije, kubera ko bya bintu abantu baba barabapakiyemo ko kwikinisha nyine bituma umuntu adakora imibonano bitagenda neza, n'ubundi ajya gukora igikorwa cy'imibonano nta cyizere yifitiye, yaba gitangira bikanga. Byanga kubera iki? Kuko mu bwonko bwawe haba harimo ibintu byinshi. Ese ndabishobora? Ubundi subu? Ese biki? Ibyo bintu rero biba bikuzenguruka mu bwonko akenshi, nibyo bituma bishobora kukunanira kandi nta kibazo ufite, ahubwo ikibazo ufite ari ugutekereza ibintu byinshi mu gihe ugiye gukora imibonano. Abenshi baba bagiye gukora imibonano ari test. Ese ko nikinishije cyane, abantu bakaba bavuga ko kwikinisha ari bibi, ubu nzabishobora. None ukajya gukora imibonano ari test ugiye gukora. Buriya kujya gukora imibonano ari ikizame wihaye, ntabwo ushobora kuyishobora, ntabwo byakunda rwose. Kuko mu mutwe wawe uri gutekereza ukuntu ugiye kubigenza, ibisi icyo ngiye gukora ni igiki, ese nibinanirwa biragenda bite, ese uyu mukobwa ntari bunsuzugure. Ibyo bintu nibyo bishobora gutuma imibonano ikunanira. Icya kabiri, usanga benshi barangiza vuba n'ubusanzwe no mu gihe cyo kwikinisha bararangizaga vuba. Rero ntimukumve yuko kwikinisha aricyo gusa cyabiteye. Niba warikinishije ukaba urangiza vuba, ntabwo bisobanura ko kwikinisha aribyo byatumye urangiza vuba. Ahubwo nugenzura neza, ushobora no kuzasanga no mu kwikinisha kwawe wararangizaga vuba. Ikindi nuko kwikinisha bishobora gutuma imitsi, amanere agera mu gitsina cyawe yiyongera akaba menshi, sensitivity ikiyongera, ku buryo mu gihe cy'imibonano cya kintu kimeze nk'ubushagarira bikurusha imbaraga, bigatuma urangiza vuba. Iyo umuntu afite icyo kibazo cyo kugira ubushagarira bwinshi ku buryo bituma adakomeza gukora imibonano ahubwo agahita arangiza, hari imiti y'amavuta imeze nk'irimo ikinya basiga ku gitsina, noneho ikagabanya sensitivity, ikagabanya bwa bushagarira uburyo ari bwinshi, noneho ukabasha kuba wamara igihe kinini ukora imibonano. Ikindi noneho rero, niba warikinishije igihe kinini bikaba byarakubaze mu mutwe wumva utabireka, tangira witoze kugabanya buhoro buhoro,
kuzageza igihe usigaye ubikora inshuro nkeya mu kwezi, byibura nk'inshuro imwe cyangwa ebyiri mu kwezi. Icyo gihe uba uri hafi kubireka rwose, kandi icyo gihe nta nubwo biba bishobora kukugiraho izindi ngaruka. Rero nizere ko nabahaye ibisobanuro by'ingenzi ku bijyanye no kwikinisha. Abafite ibibazo mwabibaza hano hasi muri comment, ariko ndatekereza ko nagerageje kubaha ibyo nari mfite byose. Murakoze. Yari Dr. Esther Muganga, naho utaha.